guhamagara mu kanya gatoje kuda kuri screen muraza kuduhamagara mutubwira uko bimeze hanyuma kuri WhatsApp harendukaho gatoya murajya mu duhubutumwa kuri 078241 775 078 775 mukaduha ubutumwa mutubwira nyine uko mwishimiye kubana n'abakurikiye Yesu. Ni konseri imeze neza nubwo turi mu rusengero ariko kandi turagerageza kubaha ibintu bimeze neza. Abakurikiye Yesu rero twagiye baberekana abantu dutangiranye kano kanya bari bagumye kubategereza mwese reka tubabwire ngo mugumye mugire ibihe byiza. Ubu nyine ni umwanya w'indirimbo kuza kugera ku isaha y'isa 5. Abakurikiye Yesu rero ndagira ngo nsabe abari inyuma ku murongo w'inyuma bahaguruke. Aha. Hanyuma rero mucuranze duhindirimbe ebyiri turagaruka mu kanya. Uyu munsi reka ndirimbe mvuga iby'umwami yankoreye sinzategereze ejo kuko ejo zanjye sintazi icyo nzi kimwe nuko kugeza uyu munsi ibikomeye umwami yankoreye sinabirondora. muze turirimbe amashimwe duhamye neza twagiriwe n'inyinshi ntitwatinyuka kuwiceceka kugeza uyu munsi n'ukuri Uwiteka yadukoreye ibikomeye bisa nimuze tumushime muze turirimbe amashimwe duhamye neza twagiriwe n'inyinshi ntitwatinyuka kuwiceceka kugeza uyu munsi n'ukuri Uwiteka yadukoreye ibikomeye bisa nimuze tumushime. Ibindirimba shimungiza si kimwe n'ibyo wowe waririmba yagiye ikora bitandukanye byose bikomeye ngaho nshuti ngwino dufatanye mu ndirimbo tuzamura ayo mashimwe twese dusuka imitima yacu. muze turirimbe amashimwe duhamye neza twagiriwe n'inyinshi ntitwatinyuka kuwiceceka kugeza uyu munsi n'ukuri Uwiteka yadukoreye ibikomeye bisa nimuze tumushime. Twagiye duhura nabyo n'ukuri ariko ntibyatuma tubaho twinubira Imana twishimira ibyiza twerekana uko gushima abakomeye n'aboroheje twese tuyishimire. muze turirimbe amashimwe duhamye neza twagiriwe n'inyinshi ntitwatinyuka kuwiceceka kugeza uyu munsi n'ukuri Uwiteka yadukoreye ibikomeye bisa nimuze tumushime. muze turirimbe amashimwe duhamye neza twagiriwe n'inyinshi ntitwatinyuka kuwiceceka kugeza uyu munsi n'ukuri Uwiteka yadukoreye ibikomeye
jisho Kristo yaduhishiye tuzanywa no ku mazi y'uruzi rw'ubugingo tuzaba twifitiye umunezero nta bituro tuzabonayo mbega umunezero nta bigo birera imfubyi bibayo n'amazu y'abarwayi abayo tuzahora dufite umunezero Yes, azaduhishurira. We go. Yesu azaduhishurira iby'agakiza ke iby'intambara ikomeye yarwanye n'umubiri imitima y'abera izuzura umunezero turirimbe dushima umwami tuzahora dufite umunezero ngira ngo abona abakurikiye Yesu turi kumwe ngira ngo iyi ndirimbo nifuje yuko tuza kuza kwigarukaho hari abantu bari bayisabye ndagira ngo babanze bose begerane baze kumenya ko turaza kuririmba tubabwira yuko nyine mu ijuru nta bituro bibayo kandi aco twavuze tuzababona reka itwe tuyibikiye mu kanya gatiraza kuza mucuranzi zamurindi tari ku murongo wa telefone mu kanya turabakira ndetse no kuri WhatsApp ndaza kubakira kuri 0782 11775 ariko nyuma y'iyo ndirimbo mucuranzi tugende ibibazo mu mutima wawe bimeze nk'ibyo wenda nanjye njya nibaza biterekeye kubaho kw'ikiremwamuntu muri iyi si njye mbona biteye urujijo hari ubwo niganira cyane nashobewe uwo munsi nkumva Imana yanereranye mu nzira ngakubitana ntiwashobewe kandi utabasha no kugenda uko niko tubayeho nshuti umva mu mibereho yuzuye amayobera buri wese ariganira yikoreye umutwaro ntawe unyuzwe n'uko ameze ku isi uko tubayeho nshuti umva mu mibereho yuzuye amayobera buri wese ariganyira yikoreye umutwaro ntawe unyuzwe n'uko ameze ku isi uzabibana uti data uduha ifunguro ry'uyu munsi ibyo byose ukabivuga hariya mu mubiri ko hari umufuka w'umuceri n'amashaza aho niho njyangira kujijwe muri jye nibaza mbese amasengesho mwayo ngayo nakirwa kimwe n'isengesho ry'uwo muntu wirirwa ku muhanda asabiriza abagenzi uko niko
uko niko tubayeho nshuti umva mu mibereho yuzuye amayobera buri wese ariganyira yikoreye umutwaro nawe unyuzwe n'uko ameze ku isi uko niko tubayeho nshuti umva mu mibereho yuzuye amayobera buri wese ariganyira yikoreye umutwaro nawe unyuzwe n'uko ameze ku isi bityo ujye ubona umuntu ukeneye ubufasha ukibaze byinshi jya ufasha uko ushoboye kuko data usenga ari wese wabo bose umva nshuti ubwo bimeze bityo ujye ubona umuntu ukeneye ubufasha ukibaze byinshi jya ufasha uko ushoboye kuko data usenga ari wese wabo bose uko niko tubayeho nshuti umva mu mibereho yuzuye amayobera buri wese ariganyira yikoreye umutwaro nawe unyuzwe n'uko ameze ku isi uko niko tubayeho nshuti umva mu mibereho yuzuye amayobera buri wese ariganyira yikoreye umutwaro nawe unyuzwe n'uko ameze ku isi buri wese ariganyira yikoreye umutwaro nawe unyuzwe n'uko ameze ku isi ariko hari ibyiringiro kubategereje Uwiteka bidatinze azabaruhura aha abana bakurikiye Yesu turi kumwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye bari kugenda batugezaho kandi zimeze neza nekereza ko aho muherereye hose mwagumye kugenda mugira ibihe byiza ku murongo wa telefone ndaza kwakira telefone nyazi zishoboka kuri WhatsApp yagize ati bonjour umusaza wakoze kutuzanira korali nari nkumbuye nge na Berine dusubirize cyane Ange ugubwe neza abo ni abantu bari epfo ngo za Kirehe bari kugusuhuza ati muraho nitwa Edizo Inyagatare mwakoze kutuzanira abakurikiye Yesu Imana ibaho umugisha ati Imana ibaho umugisha ati harimo n'amaraso mashya rwose ubutaha hazazemo n'abandi bagiye batandukanye nabo bazaza uyu munsi nabo bari kudukurikiranye nkuko muri kwibona ati kandi ubutaha twizeye ko bizagenda neza ati nkuko nuko uyu munsi bimeze ati bonjour turabashimiye cyane bantu bacu Jacques nawe urakoze aho uherereye uyu nawe ati gitondo cyiza baganizi ndasuhuza abakurikiye Yesu ati nsubiriza abakurikiye Yesu uti mukomeze umurimo urakoze nawe Jacques ubutumwa kuri WhatsApp nagenda musoma uko mujyana mugohereza ni 0782 kuri WhatsApp twatanye kugenda twinjira mu butumwa muri kugenda mutwereza ku murongo wa telefone 07 0858 ukaduhamagara ukatubwira uko umerewe 07 58 ukaduhamagara ukatubwira uko umerewe wamaze kugera ku murongo wa telefone twabakira ngira ngo nimero iri kuri screen yawe aho nyine uri kuyireba aho wabasha nyine kutubwira uko umerewe ntago ndi butinde abaza gutinda ntago nyine ndaza kubakira 0758 ukaduhamagara ukatubwira uko umerewe reka twumve ubutumwa yagize ati bonjour mwakoze kuzanira abakurikiye Yesu ati ni ntashye guturuka imuhanga urakoze nawe Arsene n'abandi aho murereye muragenda mutubwira uko bimeze
ati bwira abavandimwe ati nsubiriza abavandimwe abo bose bampoberere urakoze nawe abagenda badutumwa tugenda tubusoma tunihuse cyane ntabwo turi butinde 078 58 tukabiri alo Isango Star alo Isango Star aha niba ugiye kuduhamagara ku murongo wa telefone ubanza ugabanya televiziyo yawe cyangwa se insakazamasho yawe ujye ku ruhande cyangwa se uguma aho ngaho alo Isango Star yes twakwakiriye witwa ndorereye he Allo yego twakwakiriye Allo ntabwo byakunda ko tuvugana nawe uri kwiyumva ntabwo bijya bihura duhamagara nko kuhamagara mugenzi wawe kuri telefone nicyo cyose ndimo ndabumva neza cyane nagabanije aha witwa ndorereye he nitwa Harerimana Michel merereye Kabeza gira icyo ubwira abakurikiye Yesu abakurikiye Yesu ndabasuhuza bose cyane n'inshuti zanjye tubana umunsi ku munsi urakoze cyane Imana iguhe umugisha ndasuhuza Anje Ibambi urakoze cyane mubwira zamura amaboko mbiyone Anje nyamuneka tabara n'undi muntu uri kuririmba tenoro inyuma witwa Didier Karasira nawe nagupepere urakoze cyane ndamukunda cyane nubwo tudakunda kubona ariko ndamukunda cyane bitewe aririmba bishiringa bya hatari urakoze cyane Imana iguhe umugisha reka duhe n'umwanya abandi sasa mugire igitondo cyiza urakoze nawe 07858342 uduhamagara byihuse kugira ngo nyine tubyaze umusaruro igihe 07858342 rimere kuri screen yawe ukatubwira uko umerewe alo Isango Star alo Isango Star mwitwa nde mwerereye he rereye Rubavu gira icyo ubwira abakurikiye Yesu abakurikiye Yesu ndabakunda cyane urakoze cyane vugamo nka babiri cyangwa batatu wabuze amazina nta numwe nzizina nuko duherukana gukorana igitaramo imurunda nicyo duherukanira urakoze cyane banyibukirize babyibuke ko duherukana turi imurunda niba bahazi imvura ikadusangayo bakwibutse rwose nyuma se mwaduha indirimbo se wenda yitwa indirimbo yitwa nabi babaranzangera kugira iyo twayiririmbye udahari rwose ariko igihe nikidukundira baraza kongera kuyiguha urakoze cyane aha reka duhe n'umwanya abandi nimero ya WhatsApp ntabwo umuntu muri kwivuga neza 0788417566 nuze ko ndayanditse se aha njyewe yandike neza witonze kuko rwose ndayisubiramo uyumve neza ni 0788417566 tukaduha ubutumwa kuri WhatsApp aha reka dufate ni telefone yindi imwe yonyine 07858342 ndi telefone imwe niba yahageze turayakira 07858342 telefone ya nyuma alo Isango Star kwakwakiriye witwa ndorereye he ntabwo twavugana uniyumva ntabwo twavugana uniyumva ngo bikunde gabanya volume nagiye hanze nasohotse umeze mute tumeze neza gira icyo ubwira abakurikiye tubwira naho uri n'amazina yawe yitwa Jacques Sigira nk'abo ndi hano mu Mugesera ku Gibenga yego ndashaka gushimira Imana ishimira n'iyo korari ubwo bwitange yakoze kubw'imirimo tugezaho urakoze cyane ngira ngo iyo ari telefone ya nyuma dusoma n'ubutumwa abantu bo muri Gatenga ndabasuhuje bose bagira icyumweru cyiza urakoze cyane nayo komeza izamuka iteretse urakoze cyane Imana iguhe umugisha cyiza cyane yego namwe ati turabishimiye cyane abakurikiye twari tubakumbuye pe gusa indirimbo yitwa Uwera ntibure ati Sifu na Didier baduhe akapera niyo kaba agace gatoya ati turabisabye courage urakoze cyane mwizerwa telefone reka tuzigarukiriza aho ngaho ahubwo tuganire na president aho gatoya president tubwire abakurikiye Yesu mbere yuko twinjira muri bino bihe tumazemo iminsi n'ubu tukirimo bya corona virus covid-19 abakurikiye Yesu mufite gahunda ijyanye no gukora ibitaramo bigiye bitandukanye by'inyubako ese muri ibi bihe byo muri guma mu rugo mwabikozeho iki cyangwa se mwabyitwayemo mute niki kiri gukorwa kugira ngo byibuze gahunda zari zihari zanyu zikomeze gukomeza nk'uko bisanzwe umwanya n'uwawe urakoze baganizi mbere na mbere ariko turashimira radio televiziyo Isango Star yego
kuba yatuzirikanye kemera ko uyu mwanya duhimbaza Imana binyuze mu bihangano by'indirimbo. Ikibazo mbajije nihuse nk'uko bimeze mu gihugu n'ubundi hari byinshi byahagaze. Twateganyaga nka korali abakurikiye Yesu, twateganyaga ibitaramo by'inyubako, hari ibitaramo byo kuronshinga ibihangano byacu, ibyo byose byarahagaze byo kubironshinga, ariko ntabwo umurimo wahagaze. Iyi covid itangira twari dufite gahunda yo kujya muri studio gukora volume ya 13 ya audio, nubwo wenda tutayikoze uko twabiteganyaga ariko yarakozwe. Hari zimwe mu ndirimbo twaririmbye hano kubatangiranye natwe ziri kuri iyo volume, hari benshi batayizi, ariko iyo volume twarayishoje. Icyari kigezweho nuko twakora video yayo. Nkuko warumbajije rero gahunda y'ibitaramo kubazi korali abakurikiye Yesu isengera ku itorero rya Kacyiru. Ku itorero rya Kacyiru urusengero nta rusengero dufite rugezweho, cyangwa urwo dufite twarukuyeho dushaka kubaka urundi rusengero. Ni mwubwo buryo twari dufite gahunda turwana ishyaka nka korali abakurikiye Yesu babarizwa ku itorero rya Kacyiru. Twari dufite ingamba zo gutera umurimo w'Imana inkunga kugira ngo urusengero rwubakwe. Rero rugeze hagati, aho twagarukirije niho rukiri. Turi hano rero kugira ngo twongere twibutse abizera cyangwa abadukunda bakunda korali abakurikiye Yesu ko icyo kibazo kigihari, cyuko twifuza ko inzu y'Imana yakuzura tukajya dusengera duhimbariza Imana ahantu heza. Hanyuma rero Perezida, hari indirimbo mwakoze ijyanye na gahunda y'inyubako ndetse na mukanya turaza no kuyinyuramo. Indirimbo mwakoze nziza cyane inameze neza. Ubu ngubu nk'umuntu waba warahize akavuga ati hari icyo nahize gukora cyangwa se hari icyo Imana yampaye muri iyi minsi, cyane ko nibutsa n'abantu ko gutanga burya se uko ufite ibyagusagutse ahubwo gutanga no kwigomwa kugira ngo nyine ibintu bigende neza rwa rusengero rwubakwe. Nk'umuntu waba warahize cyangwa se akaba yifuza no guhigura cyangwa se no kugira ikindi kintu yarenzaho, yabigenza ate? Ubundi anyura hehe? Murakoze. Yakwifashisha hari benshi nk'uko bivuze bari baradusezeraniye inkunga, ibi ngibi bibaye baraparika, ariko twagira ngo twibutse abantu ko iyo gahunda igikomeje. Wari warasezeraniye inkunga y'inyubako kuri abakurikiye Yesu, ko hari nimero turubuze kubashyiriraho, nimero za konti y'itorero ushobora kunyuzaho iyo nkunga, kandi ushobora no kwifashisha nimero ya telefone ndibuze kubaha, hanyuma nkakurangira aho ushobora kugeza iyo nkunga. Ndaza kubaha nimero ya telefone yanjye kugira ngo abafite iyo gahunda yo guhigura umuhigo bahize rwose bawuhigure, urakenewe muri iyi minsi. Hanyuma Perezida, umuntu ushaka ibihangano byanyu nk'ibyo bishyashya bigezweho bimeze neza muri iyi minsi, we araza nabwo kuzaca kuri iyo nimero uraza kuduha kugira ngo abashe kubibona ku mbuga nkoranyambaga aho biba bimeze bite? Mwatubwira kugira n'abantu babimenye neza aho bashobora kubikura muri iyi minsi. Reka nk'umwanya umutoza cyangwa Didier kugira ngo banyunganire, kuko ntabwo ndi jyenyine, birumvikana banyunganire. Murakoze. Gushaka ibihangano byacu ubu ngubu aho biboneka byihuse ni kuri YouTube. Iyo audio yose twakoze iriho, ndetse n'indirimbo y'inyubako turi bubanyuriremo mu kanya nayo iriho. Ugiye kuri YouTube uyisanga. Murakoze cyane. Kugira ngo uyibone wandika abakurikiye Yesu family. Ugiye kuri YouTube rwose ukandika abakurikiye Yesu family, tubona ibihangano byacu n'izindi ndirimbo nshyashya niho ushobora kuzisanga. Hanyuma Perezida, kugira ngo wenda twihute, iyo nimero ya telefone ntabwo wayiduha kugira ngo hatagira n'umuntu wenda usimbukira mu gikoni akaza gusanga imucitse? Yego, ni 0788 540 946. Wongera isubiremo. 0788 540 946.
iyo nimero umuntu wayinyuraho ashaka gutera inkunga cyangwa se guhigura cyangwa se kugira icyo atanga kugira ngo urusengero rwubakwe rwakwacyo dore ko rwaratangiye ruri hafi ndetse no gusozwa ariko akazi karacyari kenshi nawe wabikora mu by'Imana yaguhaye ntabwo dutanga ko dufite byinshi ahubwo dutanga kubera ko ari ukigomwa birumvikana. President turagushimiye ndetse kandi turagushimira ko watuzaniye abakurikiye Yesu muri uyu mwanya kugira ngo twanira abanyarwanda mwongere mu bibutse bya bihe byiza n'ubundi bahozemo kandi nababwira yuko nitwitwara neza tukirinda mu buryo busobanutse kandi tuziranyeho twese covid izacika iba amateka twongere dusubire mu rusengero nyine tugira ibitaramo nkuko byari bisanga. Abakurikiye Yesu ntabwo turi butinde reka matse none utumwa twakiriye ati muraho ati nsuriza abakurikiye Yesu tumwakoze cyane twari tubakumbuye mukomeze muri Imana bamugisha turabakunda ni Maraki urakoze ati mwaramutse neza mwakoze kutuzanira abakurikiye Yesu turabakunda cyane mudusuri badusaba indirimbo yitwa akarengane ati nsuriza mama Joanna ni Aline urakoze cyane Aline ati Olivier muraho mbwira ko turasuhuza tukaba turifuza iterambere ryiza ry'ibyamwuka ni Muvunyi Gilbert secretary w'itoro rya Kacyiru urakoze cyane ko badukurikiye nawe ati mwaramutse ati bansurize cyane ndabakunda ndi Musanze nitwa Betty nawe urakoze ati mwaramutse ati korali ndayikunda cyane ni Claire Kicukiro Claire nawe wakoze ubundi bitumwe nago bikugenda buza ari bwinshi tugenda tugarukaho uko mugenda mu guhereza ntago ndi bwakire telefone ahubwo reka mbahe ibyo mushaka kandi mukunda umuntu dusigaranye abakurikiye Yesu mutegurire indirimbo byibuze 5 turaga twakira indirimbo 2 dusoma ubutumwa indirimbo 2 dusoma ubutumwa hanyuma mbabwira yuko iyo nimero president yavuze mwese mugomba kuyifata kuko ushaka no kuba hari n'umukobwa wakunze mu bakurikiye Yesu biroroshye nyine guhita uvuga uti reka nce kuri iyo nimero mbashe kumubona cyangwa se umusore birumvikana cyangwa ushaka kujya no kuririmba mu birumvikana cyangwa se kubashyikira mu wundi buryo ukavuga uti ngiye mfite kwa Stella ndashaka kuzajya mbatwara bagiye kuririmba nimero ngiyo wayibonye tangira nyine biyegereze ntako bisa gukorera umurimo w'Imana ahantu wumva ukunze kandi wisanzwe. Ati bonjour abakurikiye Yesu Imana baho mugisha suhuza mu Olivier ni mama Aline ku Gisozi mama Aline urakoze cyane n'ubutumwa ko bugenda buzandagenda mbwacye ariko kandi ari nako twakira indirimbo hari indirimbo nyinshi mwagiye mukunda z'abakurikiye Yesu ubu n'umwanya w'indirimbo zisanzwe zizwi ariko cyane indirimbo y'inyubako reka tuyinjiremo ngenda garuka mukanya manzi kuri kamera umwanya ni wawe dupasanga kuri technique nawe ngaho kora icyo ugomba gukora kugira ngo tunezeze abanyarwanda abakurikiye Yesu twagiye. n'umuhanuzi Hagayi mbese birakwiye ko mwe muba mubitabashwa inzu yawe Muremyi yarabaye umusaka niyubakiye amazu meza cyane naho mwe muba bitabashwa gusa ibisi burumiro wayo ijuru rikimbari kime niba byinshi bitagenda neza ukuri ni kubwanyu muzane inkunga maze mubakuru urusengero zanezerwe Uwiteka avuga muzane inkunga maze mubakuru urusengero zanezerwe Uwiteka avuga mbere rwubatswe kuri Moriya awaburahamu yagarije kwizera kwinshi ubwo yemeraga gutamba umwana we
inyigisho gikomeye kubizera bikigihe cyerekana urukundo dukunda Imana yacu binyujijwe mu munga dutanga iriti burumwiro wayo ijuru rikimara ikime niba byinshi bitagenda neza ukuri ni kubwanyu uzane inkunga maze mubaka urusengero zanezerwe Uwiteka avuga uzane inkunga maze mubaka urusengero zanezerwe Uwiteka avuga ibyo dufite byose twabihawe n'Uwiteka nta kimwe twazanye nicyo tuzajyana dutanga ibifite agaciro n'Aburahamu na Yakobo ineza y'Uwiteka Imana ntigeze ibavaho tungaho rero bikoreshwe mu murimo we tuzaba ubutunzi budashira nitugera mu ijuru ariko ikiruta byose kuko twubaka inzu y'Imana twubake n'imitima Uwiteka turemo ariko ikiruta byose kuko twubaka inzu y'Imana twubake n'imitima Uwiteka turemo Imana ikime niba byinshi bitagenda neza ukuri ni kubwanyu uzane inkunga maze mwubaka urusengero zahimbazwa zanezerwa Uwiteka avuga uzane inkunga maze mwubaka urusengero Uwiteka avuga azaza Yesu azaza ntibigitinze umwami dutegereje ngo atuzanire amahoro isi iraturambiye bagenzi n'ukuri Yesu maze adutabare ayidukize abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi ese ntabwo byabaho tukaba dutegereje kuza k'uwo mwami w'amahoro tuvuga ngo ngwino ariko mu by'ukuri turiho tutiteguye reka twese twisuzume ntituzatungwe abiteguye muri he mube maso mwicogora
igihe twategereje nicyo cyinshi wisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabamwe ubutazongera kubabazwa n'isi mbi abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi wisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabamwe ubutazongera kubabazwa n'isi mbi ibyishimo kuri bose abazaza ngo bamwiteguye bazamwakira ariko abazaza ngo bararangajwe n'iby'isi bazakorwa n'isoni bazamuhunga abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi wisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'isi mbi abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi wisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'isi mbi abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi wisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'isi mbi imyaka myinshi 12 yose ari imugongo ibiye mu mutima wati yonyine nkoze ku gishura cya Yesu nakira kuko kwizera kora ku gishura cya Yesu umwereke ingorane ufite mu mutima utegereze igisubizo cye arasubiza izere arasubiza kuko kwizera kora ku gishura cya Yesu umwereke ingorane ufite mu mutima utegereze igisubizo cye arasubiza izere arasubiza akozeho rimwe gusa abikoranye kwizera umukiza yumva hari imbaraga imuvuyemo gukoraho sibyo byashenguye umutima wa Yesu
ahubwo kwizera gushyitse. Kubwo kwizera kora ku gishura cya Yesu, umwereka ingorane ufite mu mutima, utegereze igisubizo cye, arasubiza. Izere, 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 arasubiza. Kubwo kwizera kora ku gishura cya Yesu, umwereka ingorane ufite mu mutima, utegereze igisubizo cye, arasubiza. Izere, 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 arasubiza. Mugore, mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije, uhera ubu icyago cyawe uragikize. Mwana wanjye genda amahoro, kubwo kwizera kora ku gishura cya Yesu, umwereka ingorane ufite mu mutima, utegereze igisubizo cye, arasubiza. Izere, 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 arasubiza. Kubwo kwizera kora ku gishura cya Yesu, umwereka ingorane ufite mu mutima, utegereze igisubizo cye, arasubiza. Izere, 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 arasubiza.
ndumva iyo nitegereje igiti cyose mu byo waremye binyibutsa igiti cy'ikaruvari umwana wawe yambambiweho nishimira kukuririmba mana nkuru y'urukundo nishimira kukuririmbira mana nkuru y'urukundo nishimira kukuririmbira mana nkuru y'urukundo nishimira kukuririmbira mana nkuru y'urukundo kuririmbira mana nkuru y'urukundo nishimira kukuririmbira mana nkuru y'urukundo nishimira kukuririmbira mana nkuru y'urukundo babishize aberabo sebagukikije tuzagusingiza iteka ryose kandi turamye uwatwitangiye igihe ibyago bizaba bishize aberabo sebagukikije tuzagusingiza iteka ryose kandi turamye uwatwitangiye nishimira mana nkuru aha ati very happy guy nitwa Odette ndi control technique ndabashimiye umuhati wanyu kandi mwatunejeje mukomeze mujye imbere Olivier turagushimiye inkunga yawe utanga mu gushyigikira no mu guteza imbere abaririmbyi turabakurikiye cyane urakoze cyane Odette nawe gubwe neza n'umuryango wawe ati wow sifa rwose ati courage ndumva aho mama Jarike atariho mubereye neza komereza aho umukobwa wa Yesu nawe ati banturuze cyane turabakunda yitwa SP urakoze cyane
yunabati turabakunda ati mwiriwe murakoze tutumira kwa abakurikiye Yesu witeka bakomereza umurimo curuza Judiana na Eric ndetse ati ndi ku Gisozi yunawe yitwa Amos ati mukomere bantu banjye Amos nawe urakoze Imana iguhe umugisha watumwa bwo nibwisha ati nsuburiza abamegi bose perezida baciye igihe nkanjye Amos ati Kidada Michel Didier Mama Jarike wibereye mu ruhango ndetse n'umuryango w'amababa group urakoze cyane nawe ubutumwa bwo nibwici ntabwo nabunyuramo ngo bikunde mwese reka babwire ngo mwakoze cyane mu minota igeze kuri 2 dusigaranye reka twinjire mu ndirimbo ya nyuma nimubona tutongeye kugaruka ahangaha umenye yuko twamaze kwinjira muri New Life Church ubwo papa sangwa naye kuri technique barabyumva ukuntu uraza kubigenza reka tunyure muri ingiyi byari byiza ariko ntabwo ibyiza byose ariko twagumya kwiba hano utabazagaruka ariko kandi reka n'izindi gahunda ziraza gukomeza reka twinjire muri indirimbo ngewe naho butaye si butaza bari bande ntuzacikwe mucuranze zamura tugende ariko ihangane twese n'ubwo hari benshi ujya ubona mu maso abo bakeye atari uko bamerewe neza nuko ihangane iyo umanganye nshuti menya ko isi yose ibabaye wiganya cyane wirire cyane nshuti uko umeze kose dushima Imana kuko hari abakwifuza bati icyamana kamera nkuriya kirakwihangana wiganya cyane wirire cyane nshuti uko umeze kose dushima Imana kuko hari abakwifuza bati icyamana kamera nkuriya kirakwihangana iki kikubabaje bigeza aho ese nuko wabuze inkweto nziza ariko tekereza wawe udafite ikirenge ababaye bingana iki bene nkaho ubuze ibihumbi 10 by'amafaranga ariko ndabonye igihumbi n'ababoneza nuko ihangane iyo mpanganye nshuti buri wese ku giti cye arababaye wiganya cyane wirira cyane nshuti uko umeze kose dushima Imana arabakwifuza bati icyamana kamera nkuriya kirakwihangana wiganya cyane wirira cyane nshuti uko umeze kose dushima Imana kuko hari abakwifuza bati icyamana kamera nkuriya kirakwihangana batunganya wirebe uko waremwe n'izo ntoki zawe uko ziteye
niyore cyane amahirwe y'undi si yo mahirwe yanjye nuko ihangane isi nikwite muri byose twihangane Uwiteka ariho wiganya cyane wirira cyane nshuti uko umeze kose dushima Imana arabakwifuza benshi icyamana ngamera muriya gira kwihangana wiganya cyane wirira cyane nshuti uko umeze kose dushima Imana kuko arabakwifuza kandi icyamana ngamera muriya gira kwihangana cyane wirira cyane nshuti uko umeze kose dushima Imana kuko arabakwifuza bati icyamana ngamera muriya gira kwihangana